wowe nkurikiye ndagira ngo utekereze igihugu gituje, imisozi itatse amahoro, ingoma z'umwami zivuga ubutware n'icyubahiro, ariko inyuma y'iyo sura nziza hariho amabanga, hariho ubwoba, hariho umugambi ugiye guhindura amateka y'igihugu burundu. Mu ijoro risa n'irituje umwami aratanga, nta nduru, nta nkomoko isobanutse, ariko urupfu rwe ruba nk'igitonyanga cya mbere cy'imvura y'amaraso. Abantu ntibari bazi ko icyo gihe ubwami bwose bwari bugiye gutwikwa n'inkota zaburwanirira. Ese byagenze bite kugira ngo igihugu cyari gikomeye kiyoborwe n'umwami ukomeye gihinduka urubuga rw'ubwicanyi n'ubugambanyi? Ese ninde watangiye uru rugamba? Ni amategeko cyangwa n'abafite inyota y'ubutegetsi? Uyu ni wo mwanya wacu wo kwinjira mu nkuru itangaje, inkuru y'amaraso, ubwiru n'ubutegetsi, intambara yo ku rucunshu. Intambara yo ku rucunshu izwi kandi nka kupu ya rucunshu yabaye irika rya mbere ry'ubutegetsi mu mateka y'u Rwanda. Njye ni Shema Sangwa Prince, nigiye mugiye kubana muri iki kiganiro. Mbahaye ikaze. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 u Rwanda rwari rufite umwami ukomeye cyane, Kigeli wa kane Rwabugili. Yari umunyembaraga, yari umuyobozi w'intambara, wigaruriye ubutaka bwinshi kandi wubakiye ku bwenge n'imbaraga, ndetse igihugu cye cyari gikomeye cyane. Mbere y'uko apfa, Rwabugili yari yatoranyije umuhungu we Rutarindwa ngo azamusimbure. Byari byemejwe n'abiru, ndetse n'imihango yo kumwimika yari yaratangiye gukorwa. Ariko muri uwo mwanzuro umwe hari hihishe ikosa ryari bugira ingaruka zikomeye cyane kuruta uko byatekerezwaga. Rwabugili yari yahisemo ko Kanjogera, umwe mu bagore be, abo umugabekazi wita kuri Rutarindwa nk'umubyeyi. Icyo cyemezo cyumvikana nk'ikintu gisanzwe mu bwami, ariko nticyari gisanzwe mu mutima wa Kanjogera. Yari afite umwana we bwite Musinga, kandi mu mutima we ntiyigeze yemera ko undi mwana yaba umwami mu gihe uwe akiriho, ni ukuvuga Musinga akiriho. Abiru bagerageje kuburira umwami, bamubwiye ko uwo mugore atazigera yemera kurera uwo mwana atabyaye ngo abe umwami, ariko Rwabugili ntiyigeze abyitaho. Nk'umwami wari umaze gutsinda byinshi, ashobora kuba yaratekereje ko n'iki kibazo kizikemura ubwacyo, ariko amateka agaragaza ko hari amakosa amwe ashobora gusinzira igihe gito gusa, nyuma akabyuka afite imbaraga zikomeye kurushaho. Rwabugili amaze gutanga, ibintu byose byarahindutse. U Rwanda rwinjiye mu gihe cy'urujijo, aho ubutegetsi bwari mu maboko y'abantu benshi, buri wese ashaka kubwigarurira. Rutarindwa yari umwami wemewe, ariko ubutegetsi bwe bwari butarakomera. Mu gihe we yari atuje, yubahiriza amategeko n'umuco, hirya no hino hari gutegurwa imigambi itamureba neza. Kuva ubwo umwuka mubi watangiye gukura mu nzu y'ibwami. Kanjogera atangira kubaka umuryango we w'abashaka ubutegetsi, afatanya n'abavandimwe be Kabare na Ruhinankiko, ndetse n'abatware b'ingabo bamwe bamwumvira. Rutarindwa nawe yari afite abayoboke be b'indahemuka barimo Bisangwa bya Rugombi, Turi, Kibaba cya Ndungutse na Muhigirwa. Nta gushidikanya u Rwanda rwari ku rugero rwo guturika hagati y'amategeko y'ubwiru n'imbaraga z'abashaka kwegukana ikamba. Mu ntangiriro z'igihumbi 1896 amakuru yatangiye gusakara ko hari abashaka guhirika umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa. Kanjogera yari afite umugambi ukomeye wo gushyiraho umwana we Musinga, kandi yifashishaga ubucakura bw'abiru bamwumvira n'abasirikare b'inkoramutima. Nubwo umwami Rutarindwa yaburirwaga kenshi, ntiyigeze afata ingamba zo kwikiza abagambanyi be. Yari azi ko ari icyaha gukuraho umugabekazi n'abasaza be, ko byashoboraga gufatwa nk'ubugome bwibasiye ubwiru. Igihe Rwabugili yaraswaga mu jisho n'abashi ubwo yari muri Rusizi avuye mu bitero byo kwijwi, umurambo we waje gushyingurwa mu irimbi ry'abami n'abagabekazi babo mu mudugudu wa Nyakavunga, akagari ka Kigabiro, umurenge wa Rutare, akarere ka Gicumbi, mu ntara y'Amajyaruguru. Urupfu rwe rwabaye nk'intangiriro y'umwijima. Abiru bari batarabasha kumvikana ku muyobozi mushya, kandi ubutegetsi bwari mu rungabangabo. Ibyo byatumye Kanjogera na basaza be batangira gukwirakwiza inkuru zivuga ko Rutarindwa yari afite umuvumo w'abakoma kazateza igihugu umwaka. Ikindi kirego berekanaga ko umwami Rutarindwa yari umwami utazi gufata ibyemezo, kandi afite ubumuga bw'umubiri kubera umubyibuho ukabije watumye atava mu nzu, akarwara ibisebe n'amavunja hose. Bamushinjaga ko ingoma yamurambiye, kandi atari we yagombaga kuyima rwose. Umwanditsi Alexis Kagame avuga ko Ruhinankiko yamutangarije ko umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa ashobora kuba yararozwe uburozi butuma b'ikigoryi kuva akimara kwima ingoma, ubwo Kigeli wa kane Rwabugili yari akiriho. Inkoramutima z'umwami Rutarindwa zamugira inama yo kwikiza abagambanaga, ariko wabima amatwi. Muhigirwa ubwe yamugiriye inama yo kwikiza itsinda ryamugambaniraga, harimo n'abasaza ba Kanjogera aribo Kabare na Ruhinankiko, akabica bose, ingabo zabo zigahabwa abandi. Ariko umwami Rutarindwa arabyanga ngo bitazamuteranya n'umugabekazi. Umunsi ku wundi urwango rwarushagaho gukura hagati y'impande zombi, ni ukuvuga abashyigikiye Rutarindwa n'abashaka Musinga. Buri wese yiteguraga igihe cy'intambara itari kwirindwa. Mu mpeshyi
igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na gatandatu ku musozi wa Rucunshu muri Repubulika haje kwitwa komine Nyamabuye perefegitura Gitarama, ubu akaba ari mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Niho umwami yari atuye ategereje ko urugo rushya rw'Irwamiko hepfo ya Shyongwe rwuzura. Izuba ryarazamutse ryitswe n'umwuka w'urupfu. Abasirikare, abiru n'abatware bari biteguye imirwano. Ku mpande zombi impanda zaravuze, inkota zirahura n'imyambi irarasa. Ingabo za Kanjogera zari ziyobowe na Kabare na Ruhinankiko. Uruhande rwabo nta ngabo zihagije rwari rufite. Mu gihe gito cy'urugamba ingabo za Rutalindwa zari zisatiriye inzu yarimo Kanjogera na Musinga. Umugabekazi Kanjogera bibonye ashaka kwiyahura akica n'umuhungu we Musinga, ariko Kabare waraha arababuza nubwo inzu yari yamaze gukikizwa n'ingabo zari ziteguye kwinjiramo zikabica. Ku iherezo umutware Rwamubano rwa Mirimo yazanye ingabo ze z'Abatanyagwa baturutse mu Budaha baje gutabara umwami, ariko baje kugwa mu ngabo z'uwa Kabare zirabayobya batangira kurwanya za Rutalindwa. Urugamba ruba rusubiye inyuma, gutyo ingabo z'Abatanyagwa zitera imbaraga uruhande rwa Kanjogera. Ku rundi ruhande Rutalindwa asigara wenyine afite abantu bake cyane, we n'ingabo ze zari ziyobowe na Bisangwa bya Rugombituri na Kibaba cya Ndungutse. Umwami Rutalindwa abonye ko ibintu bye bigiye kurangira nabi, nibwo yafashe icyemezo gikomeye cyo kwiyahura. Yinjira mu nzu ye n'umuryango we, bitwikira hamwe n'ibirango by'ubwami, Ngoma Karinga n'amahame y'ubutegetsi. Inzira twikwa bose barashya. Kanjogera n'abavandimwe bahita bimika Musinga bamwita Yuhi wa gatanu Musinga. Muri make uku niko umwami Yuhi wa gatanu Musinga yimye ingoma mu mahari n'amahane menshi yatewe n'intambara yo ku Rucunshu. Ariko ubwo butegetsi bwamizwe n'amaraso bwavuyemo ubukoloni, impinduka n'amakimbirane y'ubutegetsi atazibagirana mu mateka y'u Rwanda. Nyuma y'itsinzi ya Kanjogera, ubutegetsi bushya bwabaye ubw'igitugu n'iterabwoba. Abiru n'abatware benshi bashinjwaga kuba barakomeye kuri Rutalindwa barishwe abandi barahunga. U Rwanda rwabaye igihugu cyuzuyemo urwikekwe, ubwicanyi n'ubwoba. Kuva ubwo imiryango y'Abanyiginya n'Abega yatangiye gushyamirana, bikagira ingaruka zikomeye ku gihugu. Ubwami bwa Yuhi wa gatanu Musinga bwabaye intangiriro y'igihe cy'ubukoloni, kuko abazungu, ni ukuvuga abamisiyoneri n'Ababiligi, bakoresheje ayo makimbirane kugira ngo bashyire u Rwanda mu maboko yabo. Ibyo byagaragaje ko intambara yo ku Rucunshu itari iy'intwaro gusa, ahubwo yari ihindura amatwara y'ubutegetsi, aho ubwenge n'amayeri byasimbuye ubunyangamugayo n'ubwiyunge. Ese Kanjogera mu gutsinda ko yaba yaratsindiye igihugu cyangwa yagiteje imbere y'amahanga? Iki ni ikibazo cy'amateka kidafite igisubizo cyoroshye. Gusa icyo tuzi cyo nuko intambara yo ku Rucunshu yasize isomo rikomeye mu Rwanda, ko ubutegetsi iyo wuze ubwiyunge n'ubushishozi bushobora kwisenya ubwabwo, ko ubwiru n'amabanga y'inkiko atakirwa neza bishobora kubyara amaraso, ko imbaraga z'umugore mu mateka y'u Rwanda nka Kanjogera zagize uruhare rukomeye ku mpinduka mu Rwanda nubwo zitatanze amahoro. Uyu munsi umusozi wa Rucunshu uhagaze nk'urwibutso rudasibangana rw'amaraso y'ubwami n'amasomo akomeye ku bayobozi b'iki gihe. Ubutegetsi bukomeye si ubufite inkota, ahubwo ni ubufite ubwenge n'ubwiyunge. Ese umwami Rwabugiri yari kwirinda aya makimbirane yo yubahiriza inama z'abiru? Ese Kanjogera yakoze ubupfura cyangwa uburiganya mu kurwanira icyubahiro cy'umwana we? Intambara yo ku Rucunshu ni isomo ry'ubuyobozi, ubwiru n'ubumuntu. Ni inkuru y'ukuntu amaraso y'ubwami yabaye imbuto y'itangira ry'ubukoloni. Iyi nkota ivuze, amahoro y'abantu abarangiye. Nje yari Shema Sangwa Police. Mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro.